haleluya ngaruke yewe namwe dufatanyije muri aya magambo agiye kuvuga, ariko buri muntu wese yakoze cyane kuba ari hano nabonye abantu bigishije izina ari batoya cyane. Kandi cyari ikizamini cy'amahane, hari ibizamini biba bifite amahane menshi, amasomo akomeye ku buryo urwaye undi ntiwaza bavuga ati reka nzagikora ubutaha. Yaraje rero mu kizami cy'igiheburayo ariko aza nta nkuru agenda imetero yegendaga. Kuko ubuhamya bwa haleluya bufite imbaraga kubera yuko ndi kuvuga nzi neza ahantu ari, ndi kuvuga ndeba abantu bangana gutya, ndi kuvuga natwe nk'abitorero kandi nk'abizera umwami Yesu tugomba tukaba bari nka babandi badafite ibyiringiro. Twebwe turababaye ariko dufite ibyiringiro imitima yacu kubera ko tuzi ko hari aho haleluya yageze. Amen. Rero mukomere kandi mukomeze kwihangana, tubahaye ikaze mwese. Ndibaza ko kubera ko haleluya turabageni yakoreye Imana ivugabutumwa, ndibaza ko igihugu gihagarariwe ahantu henshi hatandukanye bari hano babizi ko bahagarariwe. Rero reka tubahe ikaze, ikaze umuryango we, ababyeyi, abavandimwe, kandi tubasabira gukomera. Umwami Yesu abakomeze gukomere kuko aho haleluya asiganirwa kugerageze, twebwe turasiganirwa natwe kuzagerayo. Mwirinde rwabo abagezeyo baragwiriye, abandi nabo bari mu nzira. Rero twebwe turi mu nzira, haleluya yashoje urugendo. Cyane ko twagiye twumva iminsi y'igitaramo cyiwe tumutaramiye, twumvishe urugendo rw'ubuzima bwe harimo gukorera Imana, uburyo bwo guhamya ubuhamya twereka ko muri Imana hano. Reka badusuhuze. Amen. Abakristo basanzwe basengera umurimo, bakora umurimo w'Imana hano, abakristo ndetse n'abagize inama mpuzabikorwa, aho muri ni mudusuhuze namwe mwaje mwabukereye kugira ngo duherekeze umugeni wacu. Haleluya turabageni. Namwe aho muri mwaguruke hanyuma mudusuhuze. Kabiri gatatu. Amen. Imana ibahe umugisha, mwiyumvemo ikaze. Ndabizi ko dufite abashyitsi baturutse ahantu hatandukanye, ndetse harimo n'abiganaga na haleluya yari muri kaminuza ya teoloji. Turi kumwe rero n'abanyeshuri biganaga nawe, nanjye ndimo. Reka sabe abanyeshuri bahageze, harimo bava mu ntara bakiri mu mayira, ariko abahageze biganaga na haleluya muri fakulite ya teoloji, basabe umujyejuru tubakire. Amen. Abandi bene data n'abapasitori muri salvation. Amen. Abapasitori twigana, Imana ibahe umugisha. Abandi nabizi ko bakiri mu mayira, abandi bakiri mu nzira. Hanyuma turanakira abashumba bandi bakora umurimo w'Imana hano. Turi kumwe n'umushumba Kalisa abasuhuze. Turi kumwe n'umushumba Kiza Tade. Turi kumwe n'umushumba Devi uturuka muri paruwasi ya Muhima. Turi kumwe n'umushumba Profasi Barone uturuka i Nyarugenge muri internationali ya Rugenge. Turi kumwe na Pasitoro Hilali uturuka muri ADPR Muhima Mukove. Turi kumwe na Evangeliste Jean Paul uturuka i Nyarugenge. Turi kumwe na Jean Paul Boniface uturuka i Nyarugenge. Amen. Turi kumwe na Evangeliste Fabien uturuka Muhima. Turi kumwe na Pasiteri Claude uturuka muri paruwasi ya Muhima, umushumba w'itorero rya Mukove. Amen. Hanyuma hari abandi bene data ndabizi ko yarakuriye gurupe haleluya asengeramo, ibyo mwarasirikanye. Hari abashumba hano nshaka kwakira
nk'abashyitsi ariko nanone nk'abayobozi b'ishuri ndetse akaba n'abarimu hariya ku ishuri rya teoloji kuri universite. Turi kumwe na Revera Mugiraneza. Reka dusuhuze Revera Mugiraneza. Reka Revera Israel ni umwarimu wacu twigisha ururimi rwitwa Ikigiriki. Turi kumwe n'umushumba guturuka Leopold hariya mu Kiri. Yego, amen. Ndetse turi kumwe n'undi mwarimu wacu hariya kuri kaminuza. Asuhuze, amen. Rero hari abakozi b'Imana ndabizi hano batandukanye, mwese tubahaye ikaze kandi tunakiriye n'abantu bari mu mahanga mu bihugu bya kure na hafi dukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga, nabo tubahaye ikaze bose mu izina rya Yesu. Reka rero tujya tugira umuco wacu wo kwakirana duhagurutse. Inyemere duhaguruke duhaye ikaze, duhaye ikaze ubwo tubahaye ikaze. Turabara rimwe kabiri gatatu. Murakaza neza bene data, Imana ibamugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Mwimbe mwikaze. Hanyuma tugiye kwakira korali Salemu n'indirimbo imwe batwakira ikaribu. Oh,
murakoze tugiye kugira mu kanya ko kugira ngo twumve ijambo ry'Imana ariko n'abandi baje nyuma tubahaye ikaze ikaze Pastor Ernest Shumba korera hano umurimo wakwakiriye Imana igumugisha hanyuma tugiye kwakira ijambo ry'Imana kugira ngo rikomeze imitima yacu. Haleluya. Ibyo akwiriye ibyo yakundaga ivugabutumwa kandi yararikoze hanyuma kandi byarumvikanye byeze imbuto. Imwe mu mbuto ijambo ry'Imana n'ivugabutumwa rye zeze n'umusaruro waryo n'urukundo yagiye aduhereza twese. Niyo mpamvu turi hano ibirebere mu mbuto z'ubutumwa bwiza. Haleluya. Yavuze hanyuma agira igikundiro kandi reka agira igikundiro yakundaga abantu mu buhamya bwe. Njyewe mumenye vuba ntabwo ari kera tumara imyaka 2 ariko imyaka 2 burya si mike. Hanyuma rero ubuhamya bw'abantu babanjije kumumenya nagiye numva nuko yagiraga urukundo rukomeye ku bantu kandi atarubanura mu buto. Rero iki ni ikimenyetso cy'uko ivugabutumwa rye ingeso ze nziza zihwanye n'ubutumwa bwiza yavugaga nibyo bitumye twese turi hano. Reka nakire Pastor Barore azasenga Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana na mushumba cyiza kandi araza no kutwakirira n'umuryango wa Haleluya. Dusenga Imana. Mana ishobora byose data wa twese mu ijuru, ijambo ryawe ubwiye Yesaya ko ritajya rigiye gusa nk'uko imvura isomye ubutaka akagira ibimera bimera. Wabwiye umukozi wawe ko icyo waritumye mu isi aricyo rizakora. Tugiye kuryumva rero nirikore icyo rikwiye kuba rikora mu mwanya nk'uyu. Umukozi wawe ugiye kurituganiriza ahagarariye n'ufu ubutwari hari ivuge ashize amanga icyo waritumye iragikora. Dusabye imbaraga z'umwuka wera ngo zibane n'uwigisha kandi zibane n'abateze amatwi mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo. Amen.
Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Umwanya mwiza wo kwerekeza kuri abanyamahanga, imiryango yateranye, inshuti, abayabwirije ubutumwa, abayobozi bamuyoboye, twese twateranye kugira ngo tuberekeze. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye kubanza tukakira umuryango we kugira ngo mubumenye, murebe ko uhari. Turabanza kwakira umutware we. Umutware we yahaguruka akaturamutsa n'abana be. Ufite mikorofone yayimugezaho kugira ngo twumve ijwi rye. Arasa n'uhindukira kugira ngo murebe. Haleluya. Koze hari ababyeyi be barahari, bahaguruka bakaturamutsa bashyikirize mikoro. Bakomeza ugendagende bashyikirize mikoro. Bariya ni ababyeyi ba haleluya. Haleluya. Yesu ni umwami ibihe byose. Haleluya. Hari bakuru be n'abarumuna be nabo bahagurukiye icyarimwe kugira ngo baturamutse. Amen. Haleluya. Amen. Noneho n'undi miryango bose bahaguruka tukabakira icyarimwe. Abandi bo mu muryango bose baje baherekeje. Haleluya. Bahaguruke baturamukirize icyarimwe. 1, 2, 3. Mubisubiremo haleluya ni nabyo zina rye. 1, 2, 3. Amen. Umuryango niwe muntu haleluya ufite izina rijya rivugwa buri munsi. Uko iteraniro ribaye bazajya bamuvuga, uko umuntu ahagurutse gusuhuza azajya arivuga kuko yitwa haleluya. Amen. Nimugoroba twagiye ubuntu bwo kumva amateka kuko nari mfite ikibazo cyo kwibaza kuri iryo zina. Ese yari kuye yararyigise amaze gukizwa abarurisha, ariko abari nimugoroba twamaraye tushyize amatsiko aho iryo zina ryavuye. Namwe nabasangizaho kuko ni muri bugire ubuntu bwo kuba mwabyumvise. Umubyeyi we yatubwiye ko uyu haleluya yavutse avuye mu masengesho. Yagize amahirwe ntagize yewe ubuzina byawe n'umubyeyi w'Ukristo, ariko we yagize amahirwe abyarwa n'umubyeyi n'ababyeyi be barakiriye agakiza ari abakristo. Avuka bavuye mu masengesho, bituma ngo korasi bari bateye ivuga ngo Imana ni data w'ubukwe, Yesu ni umukwe, Umwuka Wera ni umuranga, natwe turi iki? Turi abageni. Ahageze avuga uwo munsi ahita amwita turi abageni. Haleluya. Kandi amwita haleluya. Turi abageni haleluya. Buri iryo zina mwumvise ko aho ryavuye ntabwo ryavuye ku nkomoko y'uko ababyeyi be ari abakristo. Reka rero ibyo haleluya yakundaga nibyo tugomba kumwerekesha, kuko uyu muntu ibyo akunda nibyo bamuherekeresha yarangije urugendo. Umusinzi yarangije urugendo, inzoga zo muri iyo karitsiye zose barazigura zigashira, nta n'imwe isigaye. Ariko nabi turasoma ijambo ry'Imana kuko aribyo yakundaga, turaririmba kuko aribyo yakundaga. Muhaguruke turirimbe indirimbo yasize avuze, tubone gusoma ijambo ry'Imana. Uhumure, turasoma ijambo ry'Imana rihagije, ariko nanone turohereza gahunda. Ntabwo turi bice gahunda yateguwe ikubahirizwe kandi byose birakorwa. Turasoma ijambo ry'Imana rihagije, turaririmba iyo ndirimbo, dusome n'ijambo ry'Imana rihagije kuko aribyo yakundaga, kandi twubahirize na gahunda kuko
abayobozi bagomba kubahiriza gahunda. Ni indirimbo ya 90 gakiza. Tuyiririmbe, dusome ijambo ry'Imana, dusenge Imana, abandi izindi gahunda zikomeza. 90 gakiza. Yasize yibusabye aravuga ngo nibayimuririmbire, bazajya bayimuririmbira, reka rero tudayiririmba. Imana y'ukuri komeza kuyobora urashishe mu nzira yo mu kuri duca.
reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya Yobu. Dusome mu gitabo cya Yobu ibice 42. Turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Yobu igice reka tubagezeho ibitangazo byihutirwa. Hari imodoka ebyiri zafunze inzira kugira ngo baparike muri jaride LAD 264 B n'iyindi modoka LAK 116 C bakwitira gutanga inzira. LAD 264 B na LAK 116 C. Dusome igitabo cya Yobu ibice 42. Turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Nyuma yaho turasoma Zaburi 116 umurongo wa 15. Tuze kongera gusoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 4 umurongo wa 13 kugeza 18. Naho tugusome ndajya mbibutsa tugiye kuhagera, ariko nawe masomo tugiye gusoma turayasomera rimwe tuyasobanurira rimwe dusoze. Yobu ni kuri page ya 515 mu isezerano rya kera. Haragira hati, maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Subiremo. Maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Amen. Zaburi 116. Zaburi 116 umurongo wawo wa 15. Haragira hati, urupfu rw'abakunzi be urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Amen. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 4 aba ni mu isezerano rishya. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 4 umurongo wa 13 kugeza uwa 18. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ni kuri page ya 208 mu isezerano rishya. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ngo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziriza nato abasinziriye. Umwami ubwazaza amanutse ava mu ijuru arambuye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'Imana y'Imana. Ubwo abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye twere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Ubwo rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Uko muranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. Twasomye igitabo cya Yobu. Abantu bose n'abize Bibiliya n'abatarayize Yobu ntiba kuyoberwa. Inkuru za Yobu arazizi, n'utarigeze asoma Bibiliya arazimenye. Yobu turi kuri nomero ya 2. Nimero ya mbere niyo bazabanza kuzuka. Kujya guhindurwa rero kwanjye nawe webwe tugiye urumva ko hari ibi bizabanza gukorwa, kuko uyu mubiri ntabwo wasanga ni umwami. Uyu twambaye ntabwo wasanga ni umwami. Uyu twambaye iyo ugurutse wagurutse ubinabigerageze usimbuke. Nushaka ukagira na siporo zikomeye nuragera hejuru uragaruka. Ugerageze hari n'abahanga mu bya siporo bakaguruka rwose kaguruka cyane ntarenga metero akagaruka n'uyu mugabo. Ariko abasinziriye muri nibo bazabanza kuzuka. Haleluya. Ngo natwe bazaba bakiriho nawe niko yavuga ko yakiriho
tubone guhindurwa, tubone gusanganira umwami mu kirere, ngo nuko rero tuzabana n'umwami. Ariko hari icyo babwira abacyambaye umubiri ngo mumaranishe imibabaro kubwirana aya magambo. Tubwire abantu uko umwami azaza, kandi dushaka uburyo tumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo, twibukiranye uko bizagenda. Twabonye ijambo ryanditse mu Byaheshe ibice 12:13 haratwereka ngo mwuka aravuga ngo bikaba ari uko imihati yabo, kuko imirimo bakoze igiye ibakurikiye. Imirimo umuntu akora n'izamukurikiye. None se wowe wanjye kuri uyu munsi ni iyihe mirimo uri gukora izamukurikiye? Twumvise haleluya ubutumwa yagiye avuga abantu bari hano, bamwe bashimye Imana. Twagiye ngo kuba mu gitaramo cyagiye kiba abantu bashimye Imana, yarambwirije ndakizwa, nakira ubutumwa, ambyara mu buryo bw'umwuka. Umubyeyi we yaratubwiye uburyo yatangiye ivuga butumwa ari umwana mutoya muri ekoro Gomwaje. Atangira aho ngaho ubutumwa mubangana nabo abantu noneho bakajya bamutumira. Mu myaka yaragezeho murabona gera mu 29 akoze imirimo myinshi, kubona imirimo ye bavuga ukabona n'imyaka yari amaze ntabwo wabigeranye ngo ubone byajyana, ariko yagombaga gukora vuba wenda gutaha. Agomba gukora ibyo agomba gukora yihuta vuba agakora ntari no mu burwayi. Aduhaye ubuhamya bwo bavuye kwigisha Nyarugenge, aragenda ajya kwigisha kugira ngo akore ibyo agomba gukora abirangize. Ariko tugiye gusenga Imana, umuntu wese yitekerezeho. Haleluya. Na n'uyu mwanya ari kuvuga ubutumwa, yateraniye iteraniro, kandi twumvise ko ibyo umuntu akora n'ibyo umuntu akunda ari byo bizamuherekeza. None wowe uyu munsi waherekezwa n'iki? Ariko iri vugabutumwa rya haleluya yaduteguriye uyu munsi, ndagira ngo nawe kuko mu rupfu rw'umukiranutsi havukamo mwizera, havukamo byiringiro. Urupfu rwa mwizera havutse mu byiringiro. Nawe rero muri urupfu hagomba kuvukamo abandi bagomba gusigara basigasira ivugabutumwa. Ariko nta handi wacu keretse uvuze ngo nanjye kuri uyu munsi utazaribamo sinzibagirwa umunsi twaherekejeho haleluya nibwo nakiriye agakiza. Uzajya ubiririmba, uzajya ubivuga. Turashaka gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Nsabe umushumba yigire hano, Fratini wigire hano, tugiye gusenga Imana. Twumvise ko ibyiringiro umunsi umwe azazuka tuzamubona. Ubonye ko hari ibintu tugomba kuba abantu badafite ibyiringiro. Fratini ageze hano, ariko turagira ngo dusenge n'umuntu wumva ko nanjye ndashaka kwakira agakiza uyu munsi. Urahari? Uhaguruke bagusengere mu izina rya Yesu. Uhaguruke uvuge ngo nanjye nimusengere ndashaka kwakira agakiza. Haguruka tugusengere mu izina rya Yesu, nawe utahane agakiza k'Imana. Utahane agakiza k'Imana kuko uyu mushumba yarasenga. Uhaguruke uvuge ngo nanjye nshaka kwakira agakiza mpereye kuri uyu munsi. Agakiza k'Imana kagendane nawe. Reka mushumba turi gusenga. Data mu izina rya Yesu, tunagushima kuko ari wowe waturemye kubw'ineza yawe, kandi dufiteho umugambi mwiza wo kutugirira neza. Turi abageni haleluya duherekeje muri uyu mwanya. Tumaze kumva ijambo ryawe ritubwira ko dakwiye kubabara nk'abadafite ibyiringiro. Ukwiye kubabara ariko tukababara dufite ibyiringiro, kuko duherekeje ntabwo dutewe ipfunwe no kumwerekeza. Ijambo ryawe ryaravuze ngo Dawidi amaze gukora ibyo yagombaga gukora mu gihe cye, arasinzira asanga basekuruza. Haleluya. Mu myaka 29 yari amaze, yakoze ibyo yagombaga gukora mu gihe cye, kandi yakoraga yihuta kuko umutaha vuba.
iyo tubyumvise twese turatangara ko twamubona uko twabanye natwe byaradutangazaga, ariko wowe wari uzi ikibyihishe inyuma, nuko wagiraga ngo akure vuba vuba kuko igihe cyo kumusarura cyari kigeze. Reka urupfu rwe, gutaha kwe kutubereye icyigisho. Iminsi tumaze turayizi, ariko isigaye ntabwo tuyizi. Reka isigaye tuyikuremo vuba ibyo dukwiriye gukora, ikatugira umuhati cyane wo guhindurira abantu kuri wowe, tubazane bahinduka abigishwa bawe. Niyo ntego nkuru waduhaye, niyo ntego nkuru y'itorero, nuko duhindura abantu kuba abigishwa bawe Kristo, hanyuma bagasa nawe, bakagira urukundo nk'urwawe, bakagira impuhwe, bakababarira, bagakora, iminsi yabo yarangira ntibazagire isoni zo gutaha. Reka rero dufate umugambi kandi nsengera abakirira ijambo bashaka guhinduka bashya uyu munsi, kugira ngo iryo jambo rikure ryaguke mu mitima yabo. Mu gihe gikwiriye ubwo uzahamagara nabo tuzazamukane mu bicu tujye kugusanganira. Urakoze, ukomeze gufasha umuryango, ukomeze niwe nyir'ihumure ryose, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Kugira ngo duhaguruke twese, duhaguruke ukomeze so umwanya wo kuvuga, twese duhaguruke twihanganisha umuryango, dufatanye kwihanganisha umuryango. Mbere y'uko tuza gusenga, dufate umunota umwe dutekereza kwibuka uyu haleluya, niyo bitatu dusenga isengesho yo kwihanganisha umuryango, kandi turabe ngo ukomere kandi Data twese uri mu ijuru, Mana igira neza kandi ikagira ubuntu bwinshi. Uyu mwanya duhagaze twese uri turanga, tukibutse uyu muryango. Ni wowe utanga kwihangana, ni wowe uhumuriza imitima y'ababaye, ni wowe ugenderera mwami abarushye ukabahumura, ni wowe ufite imbaraga zo guhumuriza umuryango. Turagusaba kugira ngo ubabe hafi mwami. Imirimo haleluya yakoze bikora, nibatekereza haleluya bajye bibura hafi, Uwiteka nyir'ingabo basubiza ibibazo. Ndakwinginze mu izina rya Yesu, imiryango yose twatera, inshuti n'abavandimwe twatera, turakwinginze tuzamura amajwi yacu, imbaraga zawe zazindi zidasanzwe, imbaraga zawe zazindi zikomeza umuntu agakomera, nizo tugusaba kugira ngo arizo ziboneke muri uyu muryango, ziboneke mu itorero, ziboneke mu nshuti n'abavandimwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Umushumba arakoze kutumiza ijambo ry'Imana rikomeza imitima yacu, kandi Imana ishimwe kuko yatanze ijambo. Ubundi ku munsi nk'uyu biba bigoye cyane kugira icyo bavuga, ariko turashimira Imana yatanze ijambo. Haleluya, haleluya, haleluya. Yarishimaga akagira ibyishimo byinshi, kandi ntabwo tugomba kubura kugaragaza ibyo byishimo nubwo bigoye, ariko tugomba kwishima nyine bwihuse. Buriya Imana ari bizi ko kuwa mbere tuzagira iteraniro, nta muntu warihamagara n'umwe babona iteraniro ringana gutya. Narivuze ngo nta muntu wahamagara iteraniro ringana gutya, ntawabishobora, ariko ubuhamya bw'umuntu n'uburyo abana n'Imana n'abantu, ibyo ni byo bitumye turi hano. Turasaba abana abakiri bato, kuko murabona ko twagize gira umugisha wo kugira ngo abantu baherekeze haleluya. Turi busabe abantu bakiri batoya mu myaka baze kugenda nyine bahagurukira abakuru. Uwo ni umuco wacu nk'Abanyarwanda kandi nk'abanyetorero, kandi murabikora. Imana ibahe umugisha yo mwibukira abantu bakuru ko turababona.
mbere yuko dukomeza n'indi gahunda yo kuza kujya mu gice kindi cya kabiri, ndifuza ko abari muri protokole dutegurira igiseke kugira ngo murabizi mu muco wacu nk'abanyarwanda aho gutanga nyine peteroli. Turifuza rero ko dukora iki gikorwa turirimba indirimbo ya 218 korali imaze kwidufashamo, protokole badufashe ndetse tubone n'inzira hariya mo hagati gushyiremo ubuseke wenda n'ikindi hari imbere kugira ngo dukore umurimo dusoza iki cyiciro cya mbere. Hanyuma abafite amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga ndasaba ko bampa nimero za abene data, telefone afite n'ifite nimero ze, ko ndabona nazo ufite, umpe nimero ze kugira ngo tubashe kubabwira nimero banyuzaho ariya mafaranga. Witwa Kwitonda, abafite amafaranga kuri telefone barashyira kuri 0785 55 22 kazisubiremo 0785 55 22 ibaruye kuri Kwitonda Jean-Pierre. Ndumva twaririmba indirimbo ya 218 duhagurutse, hanyuma tunakore n'iki gikorwa cyiza cy'urukundo. Duhagurutse.
Imana ibamugisha. Reka tariki mushumba kugira neza Emmanuel aze asaba umugisha kuri iki gikorwa cyiza mukoze. Abasabira umugisha w'Imana. Mana ishobora byose, kuva kera wari Imana kandi Imana y'amasezerano. Turagushimira rero, tugushimira uyu munsi udasanzwe waturabageni. Haleluya. Turamugushimira uko yatubaniye kandi akabana n'abantu bose amahoro. Tumuherekeza rero abaje abagaragu bawe twese duteraniye aha, dutanze amaturo mu buryo bwo gushengera no kugushimisha mu mwanya nk'uyu, kandi ni amaturo azafasha uyu muryango. Turakwinga kugira ngo uyezuye umugisha kandi wiheshe icyubahiro muri byose, senze twizeye ko Yesu Kristo umwami wacu. Reka nsabe kwitonda ari buze kubonekanyane nabo muri protokole kugira ngo mushyikirize iriya nkunga. Tugeze mu gice cya kabiri kigizwe no kumva ubuhamya cyangwa se amateka ya Haleluya Turabageni. Njyabwira abantu ngababwira ngo ubukwe bw'umuntu bungana n'ubuhamya bwe. Burya rero n'uwareba uyu munsi mukuru wa Turabageni Haleluya ngo ndagukunda. Ikintu kishimishije nubwo bitoroshye kuvuga ngo Dawidi yajyaga asubiza abantu bamusanze zifu mu butayu, bakamubwira ngo Sawuli yatoje ingabo ngo zabaye nk'impyisi, ngo afande wa mbere yarwana abantu 1000 barwana, akababwira ngo nimuceceke ntacyo nabo. Aravuga ngo njyewe sinzapfa nzarama ntaratekerereza abantu imirimo Uwiteka ajya akora. Ngomba kubanza gutekerereza abantu, kandi Haleluya yarabatekereje imirimo Uwiteka ajya akora. Shoje mvuga ngo agire shira kandi yarutse kuko natwe ababyeyi bakabuvire tuzakomeza kuba hafi y'ubutware we, kandi tuzakomeza kumubaza amakuru y'abana. Icyo tuzashobora gukora tuzagikora by'ubwira umutima wawe ngo ntumuhagararemo. Dawidi yarabivuze 3, aravuga ngo umutima wanjye ntumuhagararemo, njyewe ntabwo uzapfaza. Imana izakuyobora ubundi buryo uzabaho. Yesu aduha umugisha. Ibyo twavugaga ababyeyi bakavuga biri umugisha. Hoziyana ni ukurikiraho, gakurikirwa na Nzeyimana. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Mutari kuvuga ngo amen. Shimwe ko turi hano twese, ariko by'umwihariko tuvuga ngo igiciro kandi bivuze ngo biri kugaragara ko tuvanywe mu by'umubiri, ariko mu mitima yacu azahoramo kandi cyane. Haleluya yagiye dushaka, ariko by'umwihariko ku bwanjye navuga ngo igihe nari ngifite amatsiko yo kumubona tubindi imwe, ariko nari dushaka kumumenya cyane. Reka nsabe n'umuntu wagitambuka turi kumwana twebwe bakobwa yavuze ngo murumuna wanjye atambuke tube turi kumwe hano. Ntabwo ndi butinde, ariko naze tube turi kumwe. Yitwa Rwibutso Clementine. Haleluya. Imana imuhe umugisha kandi izakomeze kumuha umugisha. Nuza kureba abantu bicaranye uraza gusanga rero yaherekejwe n'abayisilamu, abakatolike, abadivantisite, abadeperi n'abandi. Bivuze kukubwira ko ari ikimenyetso cy'uko yatubaniye neza. Imana imuhe urukundo ridashira.
kuvuga nanamusomera byari kuba ari byiza turi kumwe n'abandi bantu tuva indimu tuvuka mu muryango w'abakirinda ariko twebwe batoye turi hano hari n'abahungu ariko ari hano ariko haleluya yari inshuti yacu navuga ngo iruta uko yamuvandimwe wacu nta kwezi gushize adusanze mu rugo twakoze amakosa uko tungana uko nguko mubona aradukubita kandi turabyemera biratangaje ariko twarabikunze cyane nicyo gituma n'uyu munsi twumvaga tugishaka kumwereka ko ibyo twarimo tuganiraho turimo kubikora neza reka mubwire ngo naruke mu mahoro kandi ibyo twamusabye tuzabikora ndashaka kubwira haleluya ngo aruhuke yewe namwe dufatanyije muri aya magambo agiye kuvuga ariko buri muntu wese yakoze cyane kuba ari hano nabonye abantu bigishije izina ari batoya cyane nanjye ndimo Imana ibaha umugisha cyane haleluya naruhuke ruhuke imirimo n'imihati ruhuke uburibwe bw'umubiri ruhuka amarira n'agahinda ruhuka isi umubiri na satani ruhukira mu mahoro y'urushyi nawe dutewe ishema nuko uruhutse dutewe ishema naho ugiye ariko dutewe inkunga naho dusize ariko kandi ruhuka mugize neza haleluya watubereye intwaro tubera umunyembaraga tubera umunyamurava waharura ubwitange n'urugwiro usize imirimo myiza gusa ahubwo urugwizo rwiza rw'imirimo myiza ongera kandi uruhuke haleluya gukunda abantu yabigize intego gukunda Imana bigira indahiro nk'ubu n'umureba mu maso uramusanga umuntu impuhwe n'urukundo yagize neza n'abarundi ubuze nari nkubonye igihe waruje n'icyo bigendeye sinzagukumbura ahubwo ngukumbura cyane byinshi twapangana igihe tutabigezeho ariko ruhuka nzakurira burya n'intimba tuzakuririra usize abana bakuru usize inshuti ababyeyi n'abavandimwe ndetse Imana wakoreye utigana uzamuka ubwawe ujye kuruhuke aya magambo nakaba yarayakubwiye twicaranye usezeraho nifuriza urugendo rwiza nawe unyifuriza gusigara amahoro ariko isi ntiyabikunze reka nkubwire ngo ruhuka sinzakurira reka nsoze ntasiga ubudata kukubwira byo ntibishize nubwo ruri mu bigobwe kubera intimba mfite ibyiringiro byo kuzakubona vuba ntahabuze ukubonera ongera uruhuke nzakomeza kugukunda kugukoresha murakoze cyane noneho kugira ngo tugerageze kubaha igihe dufite turasaba ko umuntu wese yagerageza umuntu umwe urahenze yakabyika bibiri kandi biraza kudufasha Nzeyimana
akaba yahageze, reka tubasabe babe hafi. Abo biganye Herve Kabutare babe hafi, Nzeyimana ni he? Abo biganye Herve Kabutare, birumvikana ko ryaba itsinda ariko rya Perezida uri buvuge kuri ubu dutugu cyangwa ibiri, nabo bari hafi. Noneho abo bigana ubu babizi ko barahari, turahari, nanjye ndahari. Reka sabe itsinda ry'abanyeshuri bigana muri Herve. Cyane kuba bitangaje kuba muri kaminuza bagiye kubanza. Isashi turi hano abantu baririmbanye n'umubyeyi wacu, turabagenera muri korali Nairobi ya Herve Kabutare. Kubera igihe kandi ubuhamya bwaratanzwe, njye ndavuga ibintu bitatu byonyine namubonyeho umunota nibura urangiye. Ikintu cya mbere namubonyeho yagiraga urukundo rutarobanura nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Icya kabiri, yagiraga ubumuntu, ntabwo yari umuntu gusa ahubwo yari afite ubumuntu. Nibwo bwatumye twese tumwita umubyeyi wacu tukaba turi hano. Icya gatatu, nuko yambereye umubyeyi mu gihe nari mukeneye. Ijambo rikomeye yansigiye ku itariki enye z'ukwa kane, ebyiri z'ukwa kane yaransuye, arambwira ngo ntukemerere umuntu uwo ari we wese ugaragara nk'umwanzi wawe kumenya amakuru yawe igihe uri mu kibazo. Nari nagize ibyago nanjye ngo umugore aza kumusura muri uku kwezi, arambwira ngo ntugatume umwanzi wawe amenya amakuru yawe. Iryo jambo ryarankomeje bituma numva agize imbaraga. Mu buzima twabanyemo nawe yatubereye umuyobozi, haba mu ivugabutumwa, haba muri korali. Ntabwo yemeraga kubona umuntu yarwaye iyo byoroshye muri refegitwari mu bihe munanije. Uko byabaga biri kose yashakaga icyo kumuhereza. Natwe rero nk'abantu twaririmbanye nawe, turagira ngo dushyikirize umutware we ibasha twamugeneye, kugira ngo natwe mu gihe adahari abana be bakabura amata yo kunywa, kandi nawe yarakoze imirimo myiza. Murakoze, mukomeze kuyoboka. Yagereka ku ijambo turabagenera. Haleluya. Ntabwo asibye ahubwo ni spirit tugendamo. Atumusare yegere hino, hanyuma ubw'igihe dufite mu rusange nibyo kumwegera hariya. Hanyuma hari abana bavuye mu kigo aho yize mu Kabutare, nabo Imana ibavugisha aho bicaye, umwe ko banyuze mu gukora. Nzeyimana ntaraboneka, reka bo biganaga sabe itsinda ryabo biganaga. Abanyeshuri ba Herve biganaga na itsinda bari he? Reka abahageze sabe itsinda ry'abanyeshuri, hari n'abicaye hano imbere biganaga na Haleluya, muze hano kugira ngo natwe tugire ijambo ry'ubuhamya batangaza kuri Haleluya. Hanyuma tubasabe nabo begere hino baze hano. Banze Pasiteri Cleophas Baroreka ariwe kuvuga mu mwanya wacu. Murakoze cyane. Ntabwo twagize uhagije muri iki gihe tutambutse ikiriyo kuva mwigire hino ya hano kuri East Africa Christian College ya Teology, ishuri ry'abashumba. Umunsi nk'uyu turashima Imana ko yabishatse niko yabikoze, kandi niko dusenga tuvuga ngo Data twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze, icyo ushaka aba aricyo gikorwa. Icyo cyabaye rero. Haleluya yaje kudusezeraho. Twakoze ikizami, arembye, arwaye, kugira ngo bamwe muri twe bari hano n'abadahari
ntwaza bavuga ati reka nzagikora ubutaha. Yaraje rero mu kizami cy'igiheburayo ariko aza nta nkuru agenda imetero yegendaga y'umunota nk'itanu yaba kumurandata. Araza mu kizamini arakora ariko akandika gatoya kuko yicara iruhande rwanjye agasinzira. Turamwihorera mu mudendezo we. Nyuma rero atabarutse nibwo nabwiye ntiyari yaje mu kizami ahubwo kuko akiranuka yumvaga atagenda agasezeye ku runagana. Yaje kudusezera rero turamusura n'aba bapasitori bose uko babona, abenshi ahubwo ni nabo bamurwaje no kuturusha. Turamusura tugezeyo, uyu mushumba Deni nazamura ikiganza aravuga ati ibizamini bikomeje, wakwanditse reka twandike urwandiko rusinyeho batazaguha zeru mu biri imbere. Turarwandika, ntitwabonaga ko azagenda. Turarwandika aradusigira, hanyuma tubwira umwe mu bashumba tuti uzajya ku ishuri ku wa mbere uzajye mu biro bishinzwe abanyeshuri, urwandiko rudepozeyo uyu mubyeyi azaza. Turashima Imana rero ko yamwisubije, ariko tubereye urugero rwiza. Aba babyeyi, aba bantu bose uko mubona duturuka mu matorero atandukanye, ariko mu by'ukuri ntabwo ugize uha ijambo buri wese yakubwira ati haleluya haleluya, yakubwira nk'uwamubonye nk'umukirisitu. Ejo bundi ndabwiye abo twari kumurikira hariya ni ibyo bavuga mu bya ekumenisme, ubumwe bw'abakirisitu. Ni ubunyine umukirisitu abantu n'abantu bose amahoro. Niyo mpamvu mubona namwe kandi mwaturutse hirya no hino, umuntu wese umuhaye ijambo yababwira ati yambere umubyeyi yanyigishije gusenga, yarasengeye, yagiriye ate, n'icyo yakoze nk'uzagenda vuba. Irindi jambo rya nyuma rero twavuga nk'abanyeshuri abari hano n'abadahari, ni ukubwira umutware we wihangana, ukuri komera. Muri ubwo burwayi bwe twaramubazaga akatubwira ati umutware ntahari. Turavuga ngo yewe uyu muryango umwigisha yavuze ngo yobu, twavuze ngo uyu muryango ubaye nka yobu, umugore ari mu bitaro, umugabo ntahari. Turamubwira tuti umurwaye mwembi, n'umugabo ahari ntatuje, ariko Imana niko yabishatse. Abana ntibatwumva keretse ahari umukuru mo gatoya, ariko nabo ntibihangane. Bihanganishije ababyeyi, bihanganishije abavandimwe, bihanganisha n'umuryango rero ashatsemo, kandi turihanganisha n'itorero rya Kabuga. Mukomere, turi kumwe namwe mu buryo bwo gusengera abasigaye, ahasigaye natwe igihe kizagera umuntu wese atahe, Imana izabakwiye gutaha nk'abakiranutsi. Murakoze. Arakoze cyane. Abanyeshuri mukomere, dukomeze twihangane. Turebe niba rya tsinda ryabonetse rya Yave aho yize, aho biganye. Twitwara abandi bana biga hariya Yave. Imana ari hehe? Kubwo igihe dufite turajya duha abantu bari hafi, hanyuma nibiba ngombwa tubaza kwiguriza igihe cy'abantu, tuze kubarebera kandi ikindi gihe, kuko hari igihe tugomba kubahiriza cyane. Niba ari ryo tsinda ry'abanyeshuri bayive bahari, ko mutubwira babe hafi hariya, hanyuma turaza guhita twakira abayobozi b'ishuri aho wari wigaga. Neza uyu rero haleluya, umwana wacu w'itorero yarerewe ku mudugudu w'ahantu bita Murabi. Ubuhamya bwe burakomeye. Yabyirutse ari umwana w'itorero, ari umunyamasengesho, ukunda abantu, ukunda gusenga. Aho yageraga hose yabaga afite inama zimeze nk'umuntu mukuru, inama z'abakuru. Uwo yagiraga inama wese
akazubahiriza byaramufashaga cyane, ndetse yabyirutse ameze nk'umuntu mukuru, akaba mu banyamasengesho, agasengera abarwayi bagakira. Abenshi bari bazi ko ari n'umupasitori ubwo gukunda Imana cyane, yari yariyeguriye Imana. Rero nta byinshi by'ubuvuge, gusa nihanganishije umuryango yari arimo. Imana iwukomeze. Turabizi neza ko twese niyo nzira, nubwo wacu abatuvuyemo biba bikomeye, ariko mwihangane, Imana ibakoresheje. Mukoze natwe tuvana n'abanyeshuri bakorera muri Kabutare mu karere ka Huye ku batahazi. Areruya yarangije muri poromosiyo seke. Areruya yarangije muri poromosiyo ya 16, ariko nanjye muri 2023 ndamuzi kubera urukundo yagiye atwereka, akagaruka mu kigo buri mwaka wose yagendaga aza akatubera umubyeyi. Akanya natwe turamubaye, ariko twabwira umugabo we ngo wihangane kandi ukomere, Imana umugisha. Twakiriye abayobozi baje bahagarariye ishuri twigaho. Haleluya. Yesu ashimwe. Mu izina ry'ubuyobozi bwa kaminuza East African Christian College, aho Haleluya yigaga mu ishami rya teoloji ryigisha abapasitori, turi hano kugira ngo icya mbere tuvuge kuri Haleluya mu magambo make, icya kabiri twihanganishe umuryango Mutware we Faustin n'abana n'ababyeyi, hanyuma icya gatatu kandi n'itorero rya Kabuga. Icya mbere rero ubuyobozi ari principal uyobora ikigo n'abamwungiriza natwe twese turimo badutumye ngo tubabwire ko Haleluya yabaye umunyeshuri udasanzwe. Bagenzi be babivuze, ariko natwe abarimu, njyewe ndi umuyobozi mu ndimi z'amahanga bita dini cyangwa se doye wa fakulite ya teoloji. Haleluya rero njye muzi cyane kuko by'umwihariko njye dufitanye ibanga, namwitaga Kanoni kubwo kumwigisha n'ubuhanga namubonyemo. Ariko rero n'ikigo cyose muri rusange Haleluya tubereye umunyeshuri w'umuhanga, yicaraga imbere, yicaranaga n'abarore nk'uko yabivuze, kandi agakunda gukurikira cyane, akabaza ibyo adasobanukiwe, agakunda gusoma ibitabo. Njyewe nk'umwarimu we namuhaye igitabo rwose akinsabye nigishirizagamo, hanyuma ndakibona. Bigaragara rero ko Haleluya yari afite imbere heza. Hari umubyeyi wabivuze ati nabonaga azaza akaba umupasitori. Nibyo koko, nibyo rwose, yari umuhanga, yashakaga ubwenge, kandi bigaragara ko azabukoresha mu buryo butuma abantu bose bamenya. Kandi noneho ikigeretse kuri ibyo, urukundo baruvuzeho cyane, yagiraga urukundo n'urugwiro bidasanzwe. Ubwo rero navuga ngo umuryango we asize, hanyuma kandi n'itorero muri rusange tubuze umuntu w'umuhanga, ariko kandi Imana yamukunze kuturusha, ntacyo twakongera. Reka rero ngiye mvuge by'umwihariko nk'umwarimu wamwigishije, bigishije isomo rya worship cyangwa se ryo kuramya, hanyuma turimo turisoza na nimugoroba ubuhamya ntabutanze, turimo turisoza dusoza dusenga. Noneho ndabasaba abo bigana ni ngaho ntihagira usenga. Umushumba Barore niwe wamubwiye ngo reka uyu mwana w'umukobwa asenga. Haleluya arasenga, asenga isengesho rikomeye rinkora ku mutima.
noneho ndakebuka ndamureba nti who are you? Kuvuga ngo urinde, uri muntu ki? Kuko anasenga asoza yaravuze ngo kandi mwami n'iri somo twize rituganisha kuri ibi ngibi ngo nitunasoza urugendo ngo uzatwakire. Nuko numva bibaye bidasanzwe muri njye, noneho ndavuga ngo who are you? Noneho Barore yari hano aricaye aravuga ngo uyu ni umukobwa w'Abaheburayo. Uyu ni umukobwa w'Abaheburayo. Mu ijambo rimwe rero haleluya ni haleluya nyine, yabaye umuntu udasanzwe, yabwirije benshi, kandi umugaragu w'Imana Daniel igice cya 12 bafite Bibiliya murongo wa 13 igice cya 2 kuri uwo murongo uravuga ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka ngo bazarabagirana nk'iki? Nk'inyenyeri. Ubwo rero haleluya arimo ararabagirana, azarabagirana nk'inyenyeri kuko yahinduriye benshi kubwo gukiranuka. Imana yacu ishimwe cyane. Reka mugenzi wanjye n'abagira icyo avuga hanyuma tubasubize gahunda. Icyo nagira ngo mvuge ni ukwihanganisha umuryango we, by'umwihariko umutware we, mukomere kandi mukomeze gukurikira inzira nziza yo gukiranuka kugira ngo aka gahinda dutewe n'urupfu uyu munsi tuzagira umunezero ukomeye ubwo tuzaba twagiye kubonana nawe mu bwami bw'umugisha. Imana ibahe. Nakoze mbere yuko dushyikiriza ubutumwa umuryango, nanjye hari ijambo rimwe nagira ngo mvugeho kubw'urukundo, ishyaka no gukunda Imana no gukunda abantu. Haleluya. N'umwe mu bansengeye ndwaye ni muri uyu mwaka ushize, namaze igihe kirekire kirenga amezi 6 ndwaye uburwayi bukomeye, ariko aza kumenya inkuru yanjye nk'umwe mu bayobozi be, antuma ati ushinjagire wihangane uzugere kuri kaminuza niho byatworohera dufatanya gusenga. Yaransengeye, Imana iramukoresha, kandi icyo yavuze imunyuzemo turi gusenga Imana yaragikoze. Niyo mpamvu mpagaze hano. Ndashima Imana kubw'ibyo. Imana imwakire. Ndi mu bamusuye inshuro 2 yarwaye mu rugo, dufatanya gusenga, ariko ikintu navanye ngo kimwe nuko yateguye urugendo rwe, kandi Imana yamwakiriye. Imana nihabwe icyubahiro. Mu izina rero ry'ubuyobozi bwa kaminuza bwateguye peteroli nk'uko bisanzwe mu Kinyarwanda, ndagira ngo rero atware igira imbere hanyuma tumushyikirize. Barakoze, turi kwegera uko twaza kuza kugira aho dusoreza kugira ngo iminota isigaye tuyibare neza. Haleluya. Mu buhamya muri kumva murumva ko yaramuvuga ubutumwa, ariko ahanuzi yahanuraga, kandi yahanuraga bikanasohora, gutangiye kumva nyine amakuru yabyo. Yari umuhanuzi, yari umuvuga ubutumwa, kandi yakoze mu gihe cye, yakoze byinshi kuko Imana bari bafitanye ibanga ko atazasazira inaha ngaha. Hari itsinda ry'abavugabutumwa bakoranye umurimo, reka basabe begere hino. Umwe muri umunota umwe abavugabutumwa baba babizi. Itsinda ry'abavugabutumwa bakoranye umurimo, hanyuma baraza gukurikirwa n'umuvandimwe we Claudine Mutangana, hanyuma tuhite twakira umutware we Faustin, turaza gukurikirwa umubyeyi we, hanyuma tuze gusoza uhagarariye umuryango witwa Katabarwa Augustin aza kuza, hanyuma tuze gusoza dusenga dusezera. Uwo watangiye kuvuga rero ubwo babita barashi ndavuga ubutumwa. Murakoze, kandi twese dukomeze twihangane. Abavugabutumwa twakoranye umurimo turabageni. Haleluya. Rwose mwese nimuze. Yatubereye urugero rwiza, ntabwo tuvuga byinshi kubw'igihe dufite,
ariko turi hano nk'itsinda ry'abavugabutumwa twakoranye umurimo na Haleluya, yatubereye urugero rwiza. Iryo jambo rikuyemo byinshi tutabona uko tuvuga. Niyo mpamvu rero mu rwego rwo kugira ngo twese dukomeze twihanganisha n'umuryango, twagira ngo n'ubundi umutware atwemerere natwe tumushyikirize peteroli twateguye. Isashimwe mana yanjye no kunyikirisha. Haleluya. Dushimira Imana ko Imana yabanye natwe ubuzima bwose bwa Haleluya mwagiye mwumva nubwo mutumvise kuko ntibwarangira. Turashimira Imana ko yabanye nawe. Ntabwo nari nzi ko urupfu rwawe rushobora. Yagiye mu mapine y'imodoka avamo ari muzima, avamo avuga, ariko n'abari bamuri hafi bambwiye ko no mu gupfa yapfuye abasha kuvuga agifite ubwenge, arica ubugingo. Rero dushimiye Imana ko icyishe umubiri gitandukanye n'ibitse ubugingo. Imana ibahe umugisha, mwarakoze kutuba hafi, mwarakoze kudufata mu mugongo. Dushimiye mwebwe mwese mwatubaye hafi, abiganye na Haleluya, abo mu muryango wa Faustin, abakoranye nawe, ababanye na Haleluya mu buryo butandukanye, n'ababanye natwe mu buryo bugiye butandukanye, amatsinda atandukanye, abashumba itorero, mwese Imana ibahe umugisha. Tubasabira umugisha kandi reka tubabwire ngo turakomeye ku bwanyu, kuko amaboko angana gutya ntabwo Simbi yazayasonzana nimukomeza kuhaba, nta nubwo Ganza yazayaburana amata nimukomeza kuhaba. Asize abana babiri, Simbi na Ganza, twizera ko muzakomeza kutuba hafi bagakura neza. Rero Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Nshimiye by'umwihariko itorero ryanjye ry'Igahogo, nabo baje kumfata mu mugongo. Nshimiye abaturutse mu majyepfo Butare, nshimiye mwebwe mwese. Imana ibahe umugisha. Ndasoje, abo ni abavugabutumwa bagenzi banjye, barimo n'umubitsi wabo. Hanyuma ndabashimiye ko twese mudufasha mu mugongo, mwarakoze kuhaba kandi muri ingenzi kuri twebwe, tuzahora tubizirikana. Imiryango yacu mwese Imana ibahe umugisha, murakoze, turabakunda. Kandi Faustin komera, turi kumwe. Reka kubw'igihe dufite twumve ubuhamya kuri Faustin, hanyuma turahita twakira uhagarariye umuryango, hanyuma dutangire gusezera ababyeyi be. Turaza kubaha akanya mu gihe cyo gukaraba kugira ngo bitubere byiza. Murakoze. Ndashaka ko turirimba indirimbo 90 ibice bibiri gusa, ibitero bibiri gusa, icya kane n'icya gatanu, hanyuma navugaho gato. Nagira umuntu nzamurira igitero cya kane kigenda mu gakiza. Ijuru,
Ndacyayisaba Faustin, Papa Simbi na Papa Ganza. Abana turabageni babiri yasize, umwe w'imyaka 4 n'amezi 8, undi w'amezi 6. Ubuhamya bwa Haleluya bufite imbaraga kubera yuko ndi kuvuga nzi neza ahantu ari, ndi kuvuga ndi abantu bangana gutya, ndi kuvuga numva nkomejwe cyane n'uburyo gutabarwa kwa Haleluya gusize inkuru idasigwa na buri wese. Haleluya twabanye twarahuye ari umuvugabutumwa, tubana 2017 ku itariki 9/12. Tumaze kubana nanjye ndi umukristo, ntabwo nigeze muza gukorera Imana, yakomeje gukorera Imana. Ndamubwira ngo ubwo Imana aricyo yaguhamagariye nzagushyigikira uko nzabishobora. Nagerageje kubikora uko nari mbishoboye, kandi nawe yagiraga umwete mwinshi. Haleluya nk'umugore mu rugo nta muntu n'umwe batabana, ngira ngo keretse ariwe udashaka kubana nawe, kuko yari umuntu ushaka kubana n'umuntu uwo ari we wese mu miterere ye, muri karagiteri ze. Yari umugore utahananirwa kubana n'umuntu uwo ari we wese. Ingeso ze n'imico ye zari ingeso umuntu wese atahananirwa kubana nazo. Kuri njye yari umugore udasanzwe. Haleluya nk'umukristo twabanye mbibona ko asenga, nabwiye ko twahuye n'ubundi ari umuvugabutumwa, ariko buryo ushobora kugera mu rugo rw'umuvugabutumwa ugasanga ibyo avuga n'ibyo akora biratandukanye. Haleluya yakoraga ibirenze ibyo avuga. Yari umukristo ukunda ijuru, ukagira ngo mu isi ntahatuye. Yashobora kuba afite ikibazo, yamenya ufite ikibazo akaba yaguza ku ufite ikibazo nawe agifite. Ni umugore udasanzwe mu by'ukuri. Nk'umukristo imbuto ze zari zeze ku kigero gikwiriye. Nyuma mu rugendo rwe rwo kurwara, nabwo yarwaye nk'intwari nk'uko bagiye bamuvuga. Rimwe na rimwe ntanashaka kugaragaza nyine ko arembye nk'uko bikwiye cyangwa se nk'uko bingana, kubera yamaze gukora ibyo Imana ashatse ko akora mu gihe cye, arasinzira. Kandi Imana iturusha imbaraga n'amaboko, nta muntu wagisha impaka. Ibyo yakoze kuri yo nibyo yashimye. Abakristo twizera ko iwacu ari mu ijuru. Mu Filipi 3:20 hari amagambo avuga ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru, naho dutegereje umukiza akazava, ari we Mwami Yesu Kristo. Haleluya yakundaga ijuru ku kigero abantu bari hano twasenganye cyangwa se basenganye nabo benshi ndabizi barimo. Yajyaga avuga ngo ngewe ndumva ashaka kwigira mu ijuru, agasenga yafasha abantu ndumva kugaruka mu isi bimbangamiye, ndumva ashaka kwigira mu ijuru. Kugera igihe namubwire nereka ngewe ntabwo natuma ugenda, na Simbi ntabwo yatuma ugenda, kuko Simbi niwe wari uhari icyo gihe, ariko nyuma haza na Ganza wasize. Akambwira ngo basi muzanyemerere umunsi umwe mu wundi nimwe mukuza kugenda, ngo numva nanagiye. Ariko ntiyajyaga akunda gufashwa abantu basengana nawe barabizi. Namubwira ni ntabwo twatuma ugenda, kuko numvaga nyine turi impamvu zatuma Imana itatureka wadusiga. Ariko uwo mutima wo gukunda ijuru yabaga afite no kwitwararika mu bintu byose akora, Imana yabonye ko ari ngombwa ko iki gihe agenda kandi atari bugaruke. Umunsi umwe yajyaga dusaba twawurema, Imana iramwishyiriye kandi birava mu bibazo byose duhore dushima. Ndagira ngo rero Haleluya twese twaje hano uko dukunda,
tumuherekeze twishimye kuko atashye mu ijoro yakundaga, yakoze imirimo izamuherekeza, ntabwo azagira ikibazo cy'amakamba arayafite. Abantu bose bari aha ngaha hari imbuto yagiye ababibamo yitwa urukundo, dusigaranye umwenda ukomeye wo kuzayimultiplier, tugakora production y'iyo mbuto ikaba yagira ahandi igera kubera haleluya. Asize abantu bangana gutya yabibyemo imbuto yitwa urukundo. Tugende urwo rukundo turumultiplier rugere ku bantu benshi. Nahoze ntekereza ibintu byinshi bijyanye n'icyo mwe gukora nyuma ye cyangwa se nyuma y'iki gihe. Ndavuga ngo Imana igihe Eliya yagendaga nibwo Elisa nawe yaje, kuko Eliya ataragenda nta na rimwe Elisa yigeze akora igitangaza, ariko Eliya amaze kugenda Elisa ibitangaza byatangiye gukoreka. Mu bantu babanye na haleluya, mu bantu bagendanye nawe hagiye kuvukamo abandi ba haleluya benshi. Imana izavutsamo abandi ba haleluya benshi bazakomerezaho yaragereje. Nimuhumure rero, twese turifuza kuzajya mu ijuru, keretse umukristo udashaka kuzajya mu ijuru niwe wananirwa kubyakira by'iteka ryose. Igihe cyo kubyakira ni iki ngiki ngo twumve ko haleluya ari hakwiye kubashya. Soza ndagira ngo mbashimire mwese uko muri aha. Ntabwo byoroshye ko umuntu yamenya abantu bari aha bose, ariko reka mbavuge mu byiciro bitandukanye nibura buri wese agira aho yibona. Ndagira ngo nshimire abantu basenganye na haleluya ahantu hatandukanye. Yasengeye ahantu henshi muri iki gihugu, ahantu hatandukanye. Aho waba waturutse hose ukaba waje kudutabara, turagushimiye. Kandi iyo mbuto y'urukundo haleluya yakubibyemo ikaba yatunyuza, ugenda ukomeze n'ubundi yera izindi mbuto. Abantu biganye na haleluya, mwabonye abana bavuye muri Yave bambaye uniform, byantangaje. Yajyaga ambwira ngo nibura ujye umfasha mu mezi 2 cyangwa 3 ujye muri Yave, kuko yakoze umurimo ukomeye. Amubwira nta kibazo, akunda kujyayo kenshi. Mwabonye ko hari abana bakize kandi amaze imyaka irenga ngo yavuye nka 2015 nimba mbyibuka. Urumva yarashize imyaka 8 ariko yarakijyayo buri gihe kugira ngo abo ajye kuri uko abana bariyo bameze. Abantu rero biganye muri segonderi nabo barimo bigana muri kaminuza n'ahandi yagiye aba, abo baturanye hari abantu nagiye mbona kansuza kandi ntaragera mu rugo ariko tuvuga duturanye na haleluya. Imana ibamugisha abantu bakuranye nawe mwese mwatabaye, Imana ibamugisha. Abavugabutumwa, abantu bagendanye mu murimo w'Imana mwese Imana ibamugisha. Abantu bose bagize aho bahurira na haleluya mu buryo bumwe cyangwa ubundi mukaba mwadutabaye, turabashimiye kandi turakumbuye ku bwanyu. Imana ibamugisha. Ndagira ngo nshimire abantu batabaye babanye nanjye guhera mu ntango zo kwiga. Umuntu yiga ibyiciro bitandukanye by'amashuri byose. Reka mbikubire hamwe mvuge ngo umuntu wese twiganye ahantu ari hose akaba yaje kuntabara, Imana imugisha kandi ndabashimiye. Ndagira ngo nshimire abantu twakoranye ahantu hose nagiye nyura. Umuntu akorera ahantu hatandukanye, umuntu wese twagizeho duhurira mu buryo bw'akazi akaba ari aha ngaha. Ndabashimiye cyane kudufata mu mugongo no kudukomeza. Nibyo bitumye mbasha kuvuga, kuko narebye uko mungana umuntu anakwiriye kunanirwa kuvuga imbere yanyu. Imana ibamugisha. Ndagira ngo nshimire by'umwihariko abantu dukorana uyu munsi bari hano, ndabizi ko bahari kandi benshi. Imana ibamugisha. Urukundo n'uburyo mwambaye hafi byatumye nateguka, byatumye menya ko umuntu ushaka kugira umuryango urenze umwe cyangwa se ukaba umwe ukagira undi. Imana ibamugisha. Ndagira ngo nshimire imiryango yacu. Njyewe ku giti cyanjye umuryango wanjye mvuga kure, ariko abantu bavuyeyo ni benshi. Reka se abantu bavuye ku Gisagara bakumva. Ndabasabye umuntu wese uri hano kuvuga mu karere ka Gisagara ntabwo abantu bose bafashe amatike bava Gisagara ahantu harenze Mugombwa n'ahandi. Hari n'abatari hano, harimo abayobozi basize inshingano zabo baravuga ngo tugiye gushyigikira Faustin,
bwanyu ndakomeye kandi biramumirije Imana ibamugisha abantu bavuye mu ruhande rwa Haleluya bavuye i Muhanga n'iwabo bakaba bashe kudutabara Imana ibamugisha mwese kuba mwaje nibyo byatumye mbasha gukomera nkaba numva mu mutima hari ikintu kirimo cy'uko mbuze umuntu ukomeye ku buzima bwanjye ariko ku bwanyu ndakomeza ndasoje rero murakoze kandi umugisha w'Imana ukomeze kubana nawe. murakoze cyane ukuriye uhagarariye umuryango iminota ibiri umva ari itangazo ryo kubashimira niko ntekereza. Murakoze muraho neza. Nitwa Katarwa Agustin, ntuye hano hakurya ni mugufi ya leta y'Impanga muri akarere ka Gasabo muri murenge wa Rusororo. Ndavuga mu byiciro bitatu, ndagenda kuvuga mu izina ry'umuryango wa Faustin bwa impamvu, ndavuga kuri Haleluya ndetse no ku bantu mwese muri rusange. Reka ntangire mbwire bariya abanyagisagara nimugoroba ubwo twari turi kumwe mu gitaramo cyo gutaramira Haleluya, ba nyina wabo wa Faustin twari kumwe, umwe yagize ati Faustin twari tugufite we wenyine mu muryango wacu, niko biri ni amateka yacu dusangiye, ariko mbwire abanyagisagara aho Faustin avuka ba nyina wabo igihe cyarageze Faustin gisanga umuryango wacu amenyanye n'abana bacu uko bahurira mu kazi, bahurira mu mashuri, mu rugo rwacu turaganira turahuza birenga abashuti n'abana bacu bisoza abaye umwana wacu mu bana bacu. Bityo rero bagisanga ba nyina wa Haleluya Faustin muri uyu mwanya turi amaboko y'umuryango wanyu, ni nako gaciro mwaduhaye turabibashimiye muri uyu mwanya. Ndagaruka umuryango wa Kayitare. Kayitare umuryango rero yavukamo, turabashimira ko mwabyaye mukarera igihe kikagera mukadushyingira, kandi Haleluya yatubereye umukazana mwiza. Kuva ageze mu muryango wacu igihe kinini we twabanaga bitewe n'imiterere y'akazi ka Faustin. Haleluya rero uko mubibona imyaka yari mike ariko ibikorwa bye ni byinshi. Umwanya washize pasiteri yatwigishije ageze atubwira ati imirimo y'umuntu niyo ingana n'ubuhamya bwe. Kuri turabashimira ko mbaga muteraniye aha twaje guherekeza Haleluya tunishimye, ku rundi ruhande kandi turababaye, ariko nanone buriya guherekeza gukomeye ni imirimo ye izakomeza kumuherekeza, kuko twebwe igihe kiri bugere ntituva kumuherekeza tujye mu zindi nshingano, ariko imirimo ye izakomeza kumuherekeza iteka ryose. Rero ntabwo twagisha Imana impaka, umuntu wese kuvuga yuko uko bucya niko umuntu atera intambwe asanga imbaye. Iyo yihuse yageraho ari uruhinja, yageraho acutse, yageraho ari inkumi, yageraho ageze aho Haleluya ageze aha. Iyo atinze ayigeraho akuze mu myaka kugenda isimbura. Ubu rero Haleluya imva yarigezeho, ubwo ni ku rugendo rwe Imana yarateguye kandi turabyakira. Kugira ngo rero nkomeze
ibyumweru bibiri ari hano hafi ndetse n'ishingiro nari ndimo umutima urampamanga utari ko telefone arebe naramutelefoniye telefone yakirwa n'urugo rwaje Kicukiro ati ntabwo ari ubashe kwakira telefoni igihe mukuru we igihugu rwaje hano Kicukiro ntabwo twari tuziranye ndamubwira rero reka ndaje mbwire madamu none wakurikirana ibisigaye nakubonye nimugoroba ntabwo bumvise kuko zigakomeye kugeza n'umwanya hari ijambo felicitation rijeho ryo gushimira abantu zose